Muraho neza abafana ba filime Inzira y'umusaraba, tubifurije gukomeza kugubwa neza nanone. Guys, nanone ni ikiganiro Inzira y'umusaraba tuganire show. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyaranze episode ya 90 ya filime yacu Inzira y'umusaraba. Guys, nizere ko buri mufana wa filime Inzira y'umusaraba hari hose yishimye bitewe nuko Fabiola yatangiye kuba yahura n'akaga. Dore ko muri filime yacu Inzira y'umusaraba bitewe n'ibibi byose nangwa se imitima yacu, Fabiola yababaje igihe kirekire, ababaza iribagiza, agira uruhare mu ishimutwa rya Cyusa. Ibyo ngibyo ni ibintu byatumye twanga Fabiola ku rwego ruri hejuru cyane. None ubu ngubu iyo Fabiola ahuye na trouble cyangwa se Fabiola akaba yahura n'akaga muri filime yacu Inzira y'umusaraba, nk'abafana niho tuba twishimye. Guys, imbere na mbere reka nkusabe umanze ukore subscribe wowe utarabikora, ubundi nkwereke umuriro aho filime ubu ngubu ikomeje kugenda ifata indi ntera, aho abafana bari barambiwe kugenda babona ibintu bimwe, ariko ndagira ngo nkubwire ko byaje kuba byahinduka duhereye kuri episode ya 90, aho filime Inzira y'umusaraba byatangiye kuba byagaragara ko Fabiola noneho kwihanganira guhishira iranda ya Rugema atwite byamubanya kasa mutwe cyangwa se byamukomereye. Amaherezo none Fabiola akaba yatangiye kugenda aruka imbere ya Nyirantambara. Nyirantambara ingamba yafashe ntago zisanzwe. Nyirantambara yafashe ingamba, yashizeho maneko uzajya munekera nimba Fabiola twite. Ngira ngo ibintu Nyirantambara yasezeranyije Fabiola, ngira ngo buri wese arabizi. Yamusezeranyije ko naramuka amenyeka twite nta mugabo afite cyangwa se aturaba marriage ngashingirwe, ibintu bizamubaho nta bindi ari ukumufata akamukarangira ku ipanu cyangwa se akaba yajya kumujugunya muri Nyabarongo. Guys, ibintu Fabiola yakoze ababaza umukobwa wacyo iribagiza nawe bigiye kuba byamugaruka. Guys, ibi ni bimwe mu bintu twari dutegereje ngo na Fabiola haze kuba yahura n'ibibazo. Guys, ese mwari mubizi ko Kamarade na Emile bagiye kuba bazana umuti vuba, ubundi bakawa iribagiza agatangira kugenda yibuka ibintu byose? Ndagira ngo nkubwize ukuri, filime Inzira y'umusaraba ahantu igeze, ndagira ngo nkusabe nubwo itangiye kugenda isohoka ikerewe, ariko filime igeze ahantu iryoshe, aho Fabiola ibyo bigiye kuba byamenyekana. Nyirantambara ingamba yafashe kuri Fabiola igihe azaramuka amenyeka twite, nkaba maze kuba nazibabwira. Ahubwo ikindi kintu nongera kubasaba kujya mbere ku buryo bizarangira Rugema yihakanye Fabiola bitewe n'uburyo Nyirantambara hariya atoroshe. Reka nkusabe umanze ukore subscribe. Guys, reba munsi y'iyi video gato urabona ahantu hari like, akantu k'akaganza karebye hejuru n'akarebye hasi. Gusa nizere ko wowe urakanda like ku kaganza karebye hejuru, utambitse hirya uraza kubona ahantu handitse subscribe, hari ibuto rya subscribe. Ngira ngo nimbure kuri iyo video yacu twonamo akantu ka subscribe, urebe munsi yako urabona ku buto rya subscribe, ukandeho aritana hasi kantu kakazugira nako ukandeho. Guys, kugira ngo ujoyininge cyangwa se ujoyininge mu muryango w'abakunzi ba filime Inzira y'umusaraba. Murabizi ko tugenda tuba updatinga buri munsi. Kamarade na Emile bagiye kuba bazana umuti bawe iribagiza atangira kuba yakibuka ibintu byose. Naho umuntu bita Cyusa we akomeje guhisha ababyeyi be umukobwa azahitamo hagati ya Isimbi ndetse na iribagiza. Cyusa akomeje kubigira ubwiru cyangwa se amabanga, kandi Cyusa ababyeyi be especially cyangwa se by'umwihariko papa we ahora amubwira ko agomba guhitamo neza kugira ngo atazagenda akora divorce za buri munsi. Guys, abantu mubibona neza ko namwe Cyusa naramuka ahisemo nabi agahitamo Isimbi batazabana igihe kirekire, namwe nimwigaragaze. Guys, aho bigeze filime yatangiye kuryoha. Ikindi dukeneye ni ibitekerezo byanyu. Igitekerezo cyose ufite kuri filime Inzira y'umusaraba kiduhe, uburyo ugiye kubona ko Cyusa naramuka ahisemo nabi bitewe n'uburyo muzi imyitwarire ya Isimbi.
ndetse n'uburyo Cyusa hari umusore wiyubashe batazabasha guhuza. Cyusa ni uguhita akora divorce bidatinze, kandi Iribagiza nawe ngira ngo murabizi ko akunda Cyusa, urukundo ruririyo. Ese mwaba mwabonye ko na mama wa Cyusa yatangiye kuba yakeka ko cyangwa se yakora suspicion kuba Fabiola atwite? Ese akandi kantu nibagiwe kubabwira k'ubwenge cyangwa se k'ingenzi nanone kaje kuba kagaragara muri episode ya 90, nuko mama Cyusa hari iyindi strategy cyangwa se iyindi method yazanye yo kugira ngo akoreshe abe yatandukanye bari abantu, aho yasabye mama wa Cyusa aho mama Cyusa yasabye mama wa Isimbi akamusaba Isimbi kagende babe babana. Gusa mama wa Isimbi yaje kuba kasa mutwe, birangiye hakaniye mama wa Cyusa. Mama wa Cyusa ageze arahindura ati cyo ngaho ni mumpe Iribagiza. Guys, abo bose Nyirantambara yabonye ko byamwubikira ishiga, ahitamo kuba mwima bose. Gusa Rugema we yabibonaga ko nta kibazo, akabwira Nyirantambara cyangwa se mama Isimbi ati wamuha muri Iribagiza na Isimbi umuhaye umwe ntacyo byaba bitwaye. None nk'umwanzuro byaje kuba byarangira mama wa Iribagiza cyangwa se mama wa Isimbi abwiye mama Cyusa ko azamusubiza, azamuha igisubizo. Ese guys, murabona amaherezo y'iyi filime ari ayahe? Cyusa akomeje guhisha umuntu azagira umugore, umuntu bazakorana marriage, umuntu bazambarana impeta, amaherezo y'iyi filime. Gusa turizera ko yatangiye kuryoha, aho Nyirantambara yariye karungu ari gukora iperereza iryo ari ryo ryose rishoboka kugira ngo abe yamenya byinshi kuri Fabiola, abe yamenya Fabiola nimba atwite cyangwa se adatwite. Abona ko Rugema bizarangira yihakanye Fabiola. Namwe ndagira ngo mubimbwira hasi muri comment. Ikindi mashimira kuba mwadukurikiye. Bye bye, muri abantu b'agaciro.